Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuge neza official, nongeye kunezererwa Imana iki gitondo kubw'uburinzi bwayo bukomeye, irongeye kandi duhaye kuramuka dushima izina ryayo kubw'umwuka w'abazima tugihumeka. Iyo ugihumeka uba ukiri umunyamahirwe, imigisha yose y'abariho ubasha kuyihabwa kubwo kwizera ijambo ry'Imana. Imana nishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana n'ubundi dusangire ku ijambo ry'Imana, hanyuma turisengeremo. Turagize Imana uyu munsi kugira ngo utubere umunsi w'umugisha, kandi turi kumwe n'Imana ntacyo tubasha kuba. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, imitima yacu inejejwe cyane no kugushima kubw'uburinzi bwawe bukomeye. Turagushimiye kuko ari wowe wabanye natwe iminsi yose yo kubaho kwacu, abakuru, abatoya, twebwe twese ineza yawe yakomeje kutuba bugufi. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana yacu mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira kuri iri jambo, reka umwuka w'Imana rishorere kandi umuntu wese uryumva yunguke, kuko ari wowe ushatse ko turyungukiramo, kandi jyewe uvuga ndetse n'abumva twese umwuka wera atubere umujyanama. Nsenze gutyo nizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Aleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya Zaburi, turasoma ibice byaho 62, turasoma umurongo waho wa 6 tugeze ku murongo wa 10. Haranditse ngo mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. 9 haranditse ngo mw'abantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. 10 haranditse ngo ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa ku gipimo ntibazika, bazateruka bose bateranye, umwuka ubarusha kuremera. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Dusoma ijambo ry'Imana, iyi ni Zaburi ya Dawidi. Yatangiye arimo yirata, cyangwa se ibyirato bye ari ukwirata Imana nk'imbaraga ze, kandi Imana nk'ubwugamo, nk'ubwihisho, nk'ibyiringiro bye aho bibitswe cyangwa aho biri. Imana ishimwe. Hari ukuntu abantu bajya bagira ibyirato, umuntu akavuga ati njyewe ibyanjye byose ni kanaka mbikesha, akamurata akamuvuga neza ibigwi, nabyo ni byiza. Dawidi nawe yari atangiye kwirata ibyirato bye, avuga ibigwi by'Imana ye. Aravuga ati mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Mwene data, ibyiringiro byawe bituruka he? Bibitswe he? Biva he? Bizanwa n'iki? Uwakubaza agutunguye akakubaza ngo mbese ko tubona usenga, ko tubona uririmba, ko tujya tubona wiyiriza ubusa, ko tubona ukora ingendo ngo ugiye gusenga, impamvu z'ibyiringiro byawe ni izihe? Ubundi ibyiringiro byawe bituruka he? Wasubiza ngo iki? Ariko Dawidi yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro bye byaturukaga ku Mana. 7 aravuga ngo niyo gitare cyanjye yonyine, kandi ni agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Aleluya. Imana ishimwe. Muri ubu buzima ibinyeganyeza ni byinshi. Ibishobora gutuma abantu babaho bahungabanye, banyeganyejwe, bagowe, barushye, babuze ibyiringiro birahari. Ariko aravuga ngo Imana niyo irimo agakiza kanjye yonyine, ni imbaraga zanjye, ni ubwihisho bwanjye, ni ibyiringiro byanjye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo niyo irimo agakiza kanjye, kandi n'icyubahiro cyanjye. Icyubahiro cyawe kibahe? Gituruka he? Imana ishimwe cyane. Ngo ni igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Aho nihisha
nkumva ndarinzwe, nkumva ndakomeye, nkumva nta bwoba mfite, ni mu Mana honyine. Arangije kuvuga ibyirato bye, arangije kuvuga impamvu z'ibyiringiro bye, arangije kuvuga ngo ngewe gukomera kwanjye kuraha, kwizera kwanjye kuraha, ibyiringiro byanjye mbikuraha, amahoro ntunze mu mbonana nyakura aha ngaha. Umuririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo nimubona ngenda mukabona nseka, mukabona ngenda nta bwoba mfite, ngo nta wundi nishingikirijeho ni Yesu. Haleluya! Si data, si mama, si anko, si anti, si undi muntu uwo ari we wese. Aravuga ngo nimubona ngenda mukabona nseka kandi mukabona nta bwoba mfite, ngo nta kindi nishingikirijeho ni Yesu. Dawidi rero nawe n'uwo mujyo yari arimo, cyangwa se niyo ntego, niyo ntambwe nawe yateye. Aravuga ngo nanjye ibyiringiro byanjye biri mu Mana, Imana niyo mbaraga zanjye, niyo gakiza kanjye, niyo bwihisho bwanjye, niyo bwugamo bwanjye, n'icyubahiro cyanjye yewe cy'ubwami mfite biri mu Mana. Aleluya! Imana ishimwe cyane. Ageze mu murongo wa 9 yumva ntabwo yabyihererana. Hari igihe Imana igukorera ibintu byiza, Imana ikaguha agakiza, ikakugira ubuntu ukayimenya, ukaba utuye muri karitsiye irimo abantu batizera gusa, ukaba mu gipangu cy'abantu batazi Imana, ukaba uba ahantu mbese muri rusange abantu batazi Imana, batazi ibyo yakoze, batazi iki, ariko ukavuga uti nzabyihererana, ni umutungo wanjye bwite. Dawidi rero ku murongo wa 9 nasomye ijambo ry'Imana ndanezerwa cyane. Byarangiye atabyihereranye, atabyigumaniye ngo avuge ngo wenda narabimenye ko ibyiringiro byanjye biri mu Mana, narabimenye ko imbaraga zanjye ziri muri yo, ahubwo atera indi ntambwe nziza cyane nakunze yo kuvuga ngo noneho ubwo ibintu nabimenye bikaba bingira umumaro, reka mbibwire n'abandi. Ku murongo wa 9 aravuga ngo mwa bantu mwe, abo yabwiraga, mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Aleluya! Iki gitondo rero mwa bantu mwe, ntabwo ndimo mbareba ariko ndi kubabwira, mube 10, mube 5, mube 3, mube 2, mube 100, uko muba mungana kose, mwa bantu mwe. Haleluya! Mwa bantu mwe, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ndababwiye bantu mwe, mujye muyiringira, mujye muyiringira. Mwa bagabo mwe muri buze kunyumva, mwa babyeyi mwe muri buze kunyumva, rubyiruko muri buze kunyumva cyangwa se muzanyumva, mwa bantu mwe, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, mujye muyiringira. Ni ukuri, kuko nimwiringira abantu hari igihe bizahinduka. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, ariko wowe Yesu ntabwo ujya uhemuka, ngo kandi ntabwo ujya ukoza isoni. Aravuga ngo habwa ikuzo Mana yacu kuko urarikwiriye. Rero nanjye ngeze ikirenge mu cy'uyu mugabo, ni ukuri mwa bantu, reka mbinginge kubw'ineza y'Imana mbona ku bantu bayiringira. Mwa bantu mwe mujye muyiringira. Wa mubyeyi we, nubona ugeze ahantu ubona ko nta wundi muntu ufite wo kubwira, kandi niyo yaba ahari ukabona hari igikoretse, ntukamere nk'aho umusenga cyangwa se umuramye, cyangwa ubone gutabarwa kwawe ari muri we guhishwe, kuko we ni umuntu urangira, ni umuntu ushira, ni umuntu upfa, ni umuntu icyubahiro cye kirangira. Byashoboka ko hari ibyo yagukorera bitewe na titire afite none, bitewe n'urwego ariho rw'ubushobozi, ariko kuko ari ibintu bishira, ni ukuri nkugiriye inama, wa muntu we, mwa bantu mwe, mujye muyiringira kandi ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, kuko ariyo buhungiro bwacu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 10 aravuga ngo ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa, abantu boroheje ni umwuka gusa, nta kidasanzwe. Ni ukuvuga ngo uko biri kose ni umwuka gusa. Baroroshye nyine, nta buremere buhari, nta kwiremereza guhari. Maze iminsi mbwira abantu ngo ntabwo twihagije, ntabwo wihagije, oya, nubwo waba ufite ubushobozi, nubwo waba ufite amafaranga menshi mu makonti mu banki atandukanye, nubwo waba ufite igihagararo cyiza, nubwo waba ufite icyubahiro, ariko ntabwo wihagije. Aravuga ngo aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa ku gipimo ntibazika, bazateruka bose bateranye, umwuka ubarusha kuremera. Ibaze nawe, aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye nabo ni ikinyoma.
ijambo rye rishatse kuvuga iki? Gukomera k'umuntu ni ikinyoma kuko kurarangira, kurashira, kurapfa. Ni umuntu upfa, ni umuntu ubora, ni umuntu usaza, ni umuntu urwara akaryama, icyubahiro cye cyose kikarangira. Ni umuntu ushira. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo abakomeye nabo ngo ni ikinyoma. Ni uko gukomera k'umuntu kurangira. Gushobora gushira mu gihe gito cyangwa se kirekire, ariko kurashira. Ibyiratwa bye bikarangira. Ibyatumaga abantu bamubonamo icyubahiro cyangwa bamubonamo ubwugamo n'ubuhungiro bigashira. Ukomeye ni ikinyoma, uworoheje ni umwuka gusa. Noneho ngo ufashe abo bantu bombi rero, aboroheje ubafashe, umva iyo forumire, ugateranyaho abakomeye bose ubateranije, umwuka ubarusha kuremera. Cyangwa se dukoresha ijambo riza kumvikana neza, umuyaga uyu nguyu udafatika wabarusha kuremera. Bivuze iki? Icyubahiro cy'umuntu imbere y'Imana nta gihari, gisa naho ntacyo. Iyo ikiguhesheje ibisa naho bigutijije. Ubutunzi ni intizanyo, amafaranga ni intizanyo, akazi dufite ni intizanyo, amashuri twize ni intizanyo, kuko byose bijya biba ubusa, bigashira bikarangira nk'ibitarigeze kubaho. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo abakomeye n'aboroheje bose ubateranije, umwuka gusa ubarusha kuremera. Imbere y'Imana rero nta muntu uremereye uhari, nta muntu ufite ibiro byinshi, nta muntu ufite imbaraga nyinshi n'ibizigira n'ibindi n'icyubahiro n'ibindi, ahubwo icyiza kurutaho mwa bantu mwe, nk'uko ijambo ribivuze, mujye muyiringira. Nkundira twiringira Imana kuko niho ubwihisho bwacu buri, niho uburinzi bwacu buri, niho ubwugamo bwacu buri. Kubaho ni muri yo, gukora akazi ni muri yo, kurya ni muri yo, kwambara ni muri yo, icyubahiro ni muri yo. Ibyo byose bijya biba ubusa mu munota umwe, iyo ishyize ku kiganza igahuha rimwe gusa byarangira. Ariko kuko ibidutije none ngo tubibemo, tubiryoherwe, tubyishimemo, ni byiza, ariko kandi ntibidutere kwibagirwa Imana cyangwa no kumva ko twihagije ngo twibagirwe Imana tuyitere umugongo. Ntabwo tuvuge nk'uyu mugaragu w'Imana, tuvuge ngo Uwiteka ni wowe byirato byanjye, ni wowe bwugamo bwanjye, ni wowe bwisho bwanjye, ni wowe nkesha kuba ndi muri aka kazi nkora. Ntabwo mbikesha kuko ari kanaka nari mfite, kuko wari kumugira ntakugezeyo nshuti yanjye, wari kumugira akakwirengagiza kuri urya munsi wari umukeneye. Ntabwo ibyo ufite ubikesha kuko wabonye ukuvugira, ahubwo wenda Imana yaramukoresheje kugira ngo ibyo bibashe kugerwaho. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko nk'uko ijambo rivuze, ukomeye n'uworoheje bose bateranyirijwe hamwe, umwuka cyangwa umuyaga cyangwa igisa n'ubusa imbere y'Imana kibarusha kuremera. Imana rero itwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge no kuyubaha. Imana itwigishe guca bugufi no kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kandi umunsi ku wundi twisubiramo kugira ngo tuzabashe kuraga ubugingo, ko hirya y'ubuzima, hirya y'ibidushuka, hirya y'ibyo dupima tukagira ngo birahari turakomeye, byose ukomeye n'uworoheje bateranyirijwe hamwe, umwuka gusa ubarusha kuremera. Imana idutabare cyane kandi Imana iduha imbaraga kugira ngo tuyicire bugufi, tuvuge ngo ni wowe bwugamo, ni wowe bwihisho, ni wowe mutabazi, ni wowe, ni muri wowe byose biri, kuko ntabwo twihagije. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu kubwo kumvira ijambo ry'Imana. Reka turirimba agakorasi gato numva kanje ku mutima, hanyuma dusenga Imana. Turarinzwe n'imbaraga zikomeye, ntabwo badufite, turi mu maboko y'Uhoraho. Turarinzwe n'imbaraga zikomeye, ntabwo badufite, turi mu maboko y'Uhoraho. Turarinzwe, turarinzwe, turarinzwe n'imbaraga zikomeye, ntabwo badufite, turi mu maboko y'Uhoraho. Abiringiye Imana bakayizera, burya nabo bararinzwe, n'ukuri bararinzwe n'imbaraga zikomeye, ntabwo babafite, bari mu maboko y'Uhoraho. Niba waravuganye n'Imana
humura komera, zamura kwizera, wongere uturize imbere yayo, kuko urarinzwe, urarinzwe n'imbaraga zikomeye, nta bwoba wagira, uri mu maboko y'Uhoraho. Njye ntabwo namenya icyo yakuvuzeho cyangwa icyo yakubwiye, ariko niba ufite inzayimana, niba ufite icyo yakubwiye, iti nzagikora, nzagikora, humura, kuko urarinzwe n'imbaraga zikomeye, nta bwoba dufite, turi mu maboko y'Uhoraho. Haleluya. Imana ishimwe. Niba ufite nzayimana, Imana ikaba yarakubwiye ko hari ikizagukorera, yigeze yarahira kwera kwayo, iravuga ngo igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi, sinzamukuraho imbabazi zanjye. Niba ufite isezerano ry'Imana, kabone n'ubwo waba uri mu gihe gikomeye, ongera uzamure igipimo cyo kwizera, kuko urinzwe kandi urindiwe mu maboko y'Uhoraho. Imana iguha umugisha. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana y'imbaraga nyinshi cyane, kandi Mana y'ubushobozi bwinshi, ndakunezerewe kubw'umugambi wawe mwiza. Twebwe abo warinze ukabarindisha imbaraga zikomeye, twebwe abo wimanye mu bihe bitandukanye binyuranye, imitima yacu ibizi neza, kandi imitima yacu ihora izirikana ko iyo neza watugiriye idakwiye kuba impfabusa mu buzima bwacu. Twongeye turagushimiye, tugushimiye ubwo burinzi bukomeye, tugushimiye uko kubeshaho, tukagushimiye uko gutabara no gukiza, tugushimiye iby'imbaraga wakoze, ibyo wakoreye abagabo, ibyo wakoreye abagore, ibyo wakoreye urubyiruko, ibyo wakoreye abana bato, ibyo wakoreye abizera. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, uko waturindishije imbaraga zikomeye. Nta muntu wari kubikora, nta munyembaraga wari kubishobora, ariko kubw'imbaraga zawe nyinshi warabikoze kandi ubikora neza. Uhabwa icyubahiro. Twumvise ijambo ryawe, byirato by'umugaragu wawe Dawidi, ni uko umubereye ubwugamo, ni uko umubereye ubwihisho, ni uko umubera ingabo, ni uko umubera umutabazi, ni uko umubera umwishingizi. None natwe rero ngwino utubere umwishingizi, tubere ingabo idukingira, turinde rwose kwishingikiriza ku bantu, kuko imbaraga zabo ni ubusa, ni umurama utumurwa n'umuyaga. Ibyo wabatije bijya bishira, byarangira tukababura, ariko iyo turi kumwe nawe dukomeza kubaho tugwije ibyiringiro. Izina ryawe nirishimwe. Umuntu wese wumvise iri jambo, muhe kwibuka ko ari uwo gucishwa bugufi imbere yawe, icyubahiro kikaba icyawe, maze nukimutiza kubahe kurutaho, mu izina rya Yesu. Ijambo riravuze ngo abakomeye n'aboroheje bose bateranyirijwe hamwe, bose bashyizwe hamwe, burya umwuka gusa ujya ubarusha kuremera. Bivuze ngo umuntu ni umunyantege nke kandi ntabwo ashoboye rwose, ariko iyo udushoboje turashobora. Ngwino ugendane natwe muri iyi nzira, mu izina rya Yesu Kristo. Shyigikira umuntu wese wumvise iri jambo, mwe kongera kukwizera bundi bushya, utakaje ibyiringiro bihabwe, urwaye umukize, ufite icyifuzo gikomeye amaranye igihe, umubere igisubizo kubwo kukwizera, mu izina rya Yesu Kristo. Maze imyaka myinshi asengera ikintu cyanze gusubizwa, kubwira isengesho ry'iki gitondo, mubere igisubizo kandi umubere umutabazi. Urimo arira abuze uwo aririra, arararira bukamukeraho, niyumvira ijambo ahumurizwe, kuko wowe uri umutabazi we, kandi uri ubwugamo ukaba ubwihisho, kandi ubera umwishingizi, ukomeza kumubera. Ni ukuri ubwugamo n'imiyaga yahuha, akomeza kumva atsindishirijwe nawe. Turagushimiye rero, bana natwe uyu munsi, uduhe nk'umunsi w'umugisha, uduhe nk'umunsi wo gusubizwamo, bajya mu kazi bahirwe, bakora ingendo bagereye amahoro. Uburinzi bw'Imana we ku bantu bose bakwizera, mu izina rya Yesu. Abaguye babyutse, bataye inzira y'umusaraba, abayobozi ubugwaneza ubagarure, kuko Imana ishobora byose. Indi igihugu cyacu, indi abaturanyi, neza y'Imana ibane natwe muri byose, mu izina ry'Umwami